Ubusanzwe iyo Noheli yegereje mu nsengero bapfana inkuru y'ivuka rya Yesu cyangwa se Yezu i Betelehemu, inyenyeri bayoboye n'abashumba bari baragiye. Icyakora iyo witegereje amateka y'isi n'ay'idini rya Gikristo usanga umunsi ufite imizi yakunzwe kugirwa ibanga cyane cyangwa ikirengagizwa kugira ngo idahungabanya ukwemera kw'abantu benshi. Amateka y'ukuri agaragaza ko tariki ya 25 Ukuboza itigeze itoranywa hashingiwe ku kuba aribwo Kristo yavutse, kuko Bibiliya ubwayo itanga ibimenyetso by'uko yaba yaravutse mu gihe cy'izuba cyangwa mu gihe cy'itumba ryoroheje bitewe n'uko abashumba bari hanze y'imishumi yabo. Ahubwo iyi tariki yajyanyweho n'uburyo Kiliziya ya kera yashatse kwigarurira iminsi mikuru ya gipagani yari isanzwe ikomeye cyane mu bwami bw'Abaroma. Iyo myaka habaga iminsi mikuru nka Saturnalia, aho babaga baziririza yitwa Imana Saturn, ndetse n'umunsi w'izuba Sol Invictus, aho abantu bishimiraga ko urumuri rutangiye gutsinda umwijima w'imbeho. Guhuza ivuka rya Kristo n'iyi minsi by'uburyo bwa politike n'iyobokamana bwo gukurura abapagani mu Bukristo batumva ko batandukanye n'imigenzo yabo ya kera. Ibimenyetso byinshi dukoresha uyu munsi nk'igiti cya Noheli, Christmas tree, imitako y'amabara, guhana impano bikomoka mu migenzo ya kera y'Abadage n'Abaroma itahoze ifite aho ihuriye n'iyobokamana rya Gikristo. Gusobanukirwa aya mateka ntibigamije guca intege ukwemera, ahubwo ni ugusobanukirwa uburyo idini n'umuco byagiye byivanga mu rugendo rw'imyaka 2000 irenga. Muri iki kiganiro tugiye kureba mu mizi ibyo batatubwiye, kuva ku nkomoko y'izina, impamvu y'itariki, kugeza ku kuntu Noheli yigeze no kuzwa mu bihugu bimwe na bimwe kubera ubusinzi n'akavuyo byabyivangagamo binyejana byashize. Muhawe ikaze ku Byegeranyo Docs. Itariki ya 25 Ukuboza ubundi yaje gute? Bihuriye na politike ndetse n'iyobokamana. Amateka y'ukuri agaragaza ko kugeza mu kinyejana cya gatatu Abakristo batizaga ivuka rya Yesu. Mu mwaka wa 336 nibwo bwa mbere kugaragara kwanditswe k'uyu munsi kwabayeho mu gihe cy'umwami Constantine. Icyemezo cyo gushyira uyu munsi ku itariki ya 25 Ukuboza ntabwo cyashingiye ku bushakashatsi bw'amateka y'ivuka, ahubwo kwari kugira ngo basimbure umunsi mukuru w'Abaroma witwaga Saturnalia. Saturnalia wari umunsi w'akavuyo, ubusinzi n'ubusambanyi, aho abantu bose baga bishimye bizihiza Imana y'ubuhinzi. Kiliziya yasanze bidashoboka kubuza abantu uwo munsi ukunzwe, nuko ihitamo kuwitirira Kristo kugira ngo ihindure imitekerereze y'abaturage batarinze kureka ibirori byabo. Isano y'Imana ndetse n'izuba, Imana yitwaga Mitra and Sol Invictus, kuvuga Imana y'izuba. Mbere y'uko Kristo bwagera mu Burayi, idini rya Mitraism ryari ryiganje mu basirikare b'Abaroma, ryizeraga Imana Mithra, bivugwa ko yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza ikavukira mu buvumo. Nanone uwo munsi wahuraga n'izuba ritaraswa, ibyo bitaga winter solstice, aho abantu bizizaga ko iminsi itangiye kuba miremire kurusha ijoro. Murabizi nka kwa kundi mu kwezi kwa mbere iminsi irushaho kuba miremire cyane. Mu rwego rwo kwerekana Kristo ari we zuba ry'ubutabera, Kiliziya yafashe imigenzo yose yo gusenga izuba yerekeza kuri Kristo. Ibi nibyo bituma na n'uyu munsi imitako yaka n'amatara akoreshwa kuri Noheli, kuko bifite inkomoko mu gusenga izuba no kwirukana umwijima w'imbeho mu Burayi. Inkomoko y'igiti cya Noheli cyaje gute? Igiti cya Noheli bizwi cyane nka Christmas tree. Mu rusengero tuvuga igiti cya Noheli ari ikimenyetso cy'ubuzima buhoraho muri Kristo, ariko amateka avuga ikindi. Amoko y'Abadage ba kera n'Abaskandinave basengaga ibiti by'inganzamarumbo evergreens, babifata n'uburyo bwo kureshya imana z'ubuhinzi ngo zizabafashe mu mpeshyi. Mu bijana byo hagati Abakristo bamwe barabyamaganye babyita ibigirwamana. Icyakora mu kijana cya 19 umwamikazi Victoria w'Ubwongereza n'umugabo we Albert wakomokaga mu Budage nibo bagejeje uyu muco mu bantu benshi, bituma ubikinzo cy'isi yose Noheli yigeze kuzwa n'amategeko. Byabaye ryari? Byagenze gute? Ibi ni ibintu ushobora gutungurana. Hari igihe Noheli yari ikizira. Mu kijana cya 17
abaprotestants n'abapuritani cyangwa se Puritans mu Bwongereza no muri Amerika bahageze aho bazwa Noheli bayitaga umunsi w'abapapa, Popish Holiday, kandi bakavuga ko nta shingiro rya Bibiliya ufite ku munsi wa Noheli. Amaduka yagombaga gufungura kandi uwo bafashe ayizihiza yacibwaga amande. Bayifataga nk'umunsi w'icyaha kuko abantu bawukoreshaga banywa inzoga nyinshi barwana kandi bishora mu bishuko bitandukanye n'isura y'ubutagatifu no kwera ihabwa uyu munsi. Santa Claus na Mutagatifu Nicholas bo ni bantu ki? Kuko ntabwo bava kuri Noheli utabavuzeho. Uyu mugabo uzazanye impano Santa Claus azwi cyane na bose, ariko isura ye n'imyambarire ye y'umutuku byahinduwe cyane cyane n'ubucuruzi, cyane cyane binyuze mu kwamamaza nka Coca-Cola mu mwaka w'1930. Ubundi yakomokaga kuri Mutagatifu Nicholas, umwepiskopi wo muri Turukiya mu kinyejana cya 4, wari uzwiho kugira neza. Icyakora isura ye yagiye ivangwa n'iy'imana y'abapagani yitwa Odin, wagendaga mu kirere ku ifarashi y'amaguru 8 mu gihe cy'itumba. Guhana impano nabyo byari umugenzi wa Saturania, aho abakene n'abakennye bafatanyaga gusangira, ariko nyuma biza guhindurwa uburyo bwo kwibuka impano abanyabwenge bagejeje kuri Yesu. Nubwo mu nsengero higishwa ivuka rya Yesu nk'inkingi y'ukwemera, amateka agaragaza ko uyu munsi ari uruvange rw'imyemerere, politike n'umuco byagiye bihinduka binyejana birenga 2. Guhitamo itariki ya 25 Ukuboza n'imigenzo y'igiti cya Noheli cyangwa guhana impano ntibyari bishingiye kuri Bibiliya, ahubwo bwari uburyo bwa Kiliziya ya kera bwo kwigarurira imico y'abanyamahanga no kunga ubumwe mu bwami bw'Abaroma. Mugire ibihe byiza. Ni kuri Ibyegeranyo Docs.